byambayeho igihe yongeyewe arambwira ati tuzaze tubivuganeho ngiye kumureba arambwira ati ibyo bizakemuka urayisanga aha na fata abanyonzi barantwara nafashe imodoka gira hari imodoka zidaca fata abanyonzi turamanuka arambwira ati uri imodoka uri hasanga kuko ngeze aho ngaho sanga inzuki barazuzuye ku modoka nange napingaga kabisa nayo sinzi ko bishoboka mwe kuntu zibaye nyinshi ewana baramufashe cyakoze umujura none ndumiwe hari kera Salongo ataraza na ubu ngubu noneho sha nta mujura ntawe nta nuzaboneka kwinjiramo ngo zimurye bihagije ese kumbe nazo zanamuteruye zanamuzana ndakeka ko akimara kubona ko hari inzuki ziriho zimugenda ko yatekereje ko hari igikorwa kibaye kidasanzwe yayimuhaye yayimukodesheje igihe cyo yayimuhereye kirarangira kirangiye umuntu w'inshuti ye uwo mugabo dukunda no kuba turi kumwe kenshi uwo mugabo aranyemera ariko ubundi yaje kuvuga ko yajyaga apinga ntabizi mu mutima we yemeraga ngo ibindi cyane kubera abantu benshi nyine baraho bagera bakavuga ngo ariko bya ntibashoboka kumva abantu be barajyaho impaka cyane kubera rero ko yageragezaga byatumye mbishyiraho imbaraga yewe mfite inzuki ebyiri nyobora umwami w'inzuki rero iyo umushobora kumuyobora uhinduka umwami wazo izo nzuki ebyiri rero iyo maze kuzohereza nkazibwira ni mugende mushake izindi nzuki ziri ahantu za kaporale zifite ba kapiteni zifite ba koporo urumva none se ubwo uba wafasha nk'ikiya cyo umuntu kagishyira muri izo nzuki direct yo kuvuga ngo jewe umuraje arambwira ati jewe ikintu wanjye wagitwa ikintu cyawe imodoka yawe irimo icyuya cyane niba atari ibanga nk'umuntu yimaze kumugarura ikintu kiyo yabuze nishyuza nkangahe doctor niba atari ibanga kuko ari nk'umuntu uri kutureba yifuza se ubungiye ubwo bushobozi nabubona bajyaga bavuga yuko umuntu bamuteza inzuki none ndabyiboneye nabibona kuri televiziyo nkabyumva bari kuvuga babibona ukinangaje n'izi nzuki yari yaje kwenda ziko yari cyane agapapayi aziko asa n'uwaye imodoka yawe ibintu nibara cyari wibye neza kabisa yibana n'ibyana bibiri bavuga nuko uyu muntu umufasha yarajyaga mbyumva nkabihakana bangize narinze ko ikibazo cy'induki kiriho usubiriwe nta modoka yawe nayibonye ya modoka yawe nayibonye wa mugabo atakwitabaga namufasha nyine wa uri twakodesha imodoka akayenzaho ukwezi akakwitaba none namufashe
Ubwo nakoresheje umugabo witwa Salongo no wafashije rwose natakambye namutakambira muyane umuntu yakodesha imodoka none arambwira ati nzabigukorera none yamufatiye yamuteje inzuki rwose ubu ngubu imodoka n'ubu rwose imodoka yuzuye inzuki imodoka yose yuzuye inzuki ubu ndakube urayimushyira yewe ndayimuvana we yanze kuvamo ari kubona indaya n'iki n'abagore urumva imodoka yawe ndaje nyikuzanire ibintu Salongo dukoreye reba n'ibitangaza ye n'umuntu wanjye yarafashe namubwira ubu boss namuhuje n'umuntu akodesha imodoka none urirwa uneza mubwira ko wirirwa uneza abantu uvuga ko imodoka ye wayibishije umutima wose yaba umuteje n'izina ry'Imana ubu uri hehe rine rirahiwa bari ndabyemeye ubu Salongo ako Salongo nganate n'umusaza uyu ni umuntu wa kera bishoboke ko ubwo rero ngiye kumuvanamo imodoka nyikuzanire ibintu bibaho yaramaze imyaka nka 500 reka nkubwize ukuri Salongo arafashije afite ubukuri kuri Salongo yubaho imodoka yose yuzuye ararenze n'izina ry'Imana igisambo umve igisambo kiba cyabarije noneho hari ukuntu abantu bapinga noneho njye n'inzuki zirimo kuzifata njye ntabwo zirimo kundya ntabwo nkubeshye ubu rero ngiye icyo ngiye gukora nta kindi ngiye kumuvanamo ari kumwe n'abagore nka 3 ubu bujura ndabona urumva umve igiye gucika ngiye kuvata imodoka nyikuzanire yizane uwo muhungu se ariko ntuze kumunzanira nanjye ikibazo umuntu yanyatse imodoka ifite kapane ari umugabo ufite kapane akodesha mu imodoka ubwo rero ndamurangira ajyayo imodoka arayikodesha ayikodesheje ariha amezi 2 none amaze andi mezi 2 atishyura bose akamuhamagara telefone akayikora ngiraho bose avuga ngo ngewe ngo ngiye wayibishije ngo amafaranga arayamba nitabaza umugabo witwa Salongo kuko Salongo ni inshuti yanjye Salongo ndamubwira ati mbabarira unabare ari imodoka twabuze umugabo turamuhamagara telefone nayitaba nta nubwo iriho Salongo arakubwira ati Salongo arambwira ati ibyo ntabwo bishoboka arambwira ati byakubayeho ndemwe byambayeho ijya yongeyewe arambwira ati uzaze tubivuganeho ngiye kumureba arambwira ati ibyo bizakemuka ubwo rero uyu munsi yambwiye ati imodoka nayibonye ati uze ari ahantu uyisanga ndabona nibyo
urayisanga aha na fata abanyonzi barantwara nafashe imodoka ngira hari imodoka zidaca fata abanyonzi turamanuka arambwira ati uri imodoka uri hasanga kuko ngeze aho ngaho sanga inzuki barazuzuye ku modoka nanjye napingaga kabisa nayo sinzi ko bishoboka ariko n'ubu inzuki ziracyariho hano arambwira ati shatse ndazohereza uko shaka ati niyo modoka yawe tihamagara nyine imodoka ubimubwire nyine imodoka twavuganye arambwira ati umuhamagare numara kumuhamagara niyo inzuki mwita nzohereza kugira ngo zive ku modoka nanjye ubu ngubu ngiye kwinyiga SALONGO ndebe ko mpamagare boss bavugane inzuki zive ku modoka kugira ngo mbashe kugenda nyimushyira. Umva ni hatari kabisa. Namanukanye n'abanyonzi numva ngo hari umuntu wibye ngo imodoka ariko ndumiwe nabonaga inzuki nkabona nebyiri ariko none numiwe kuntu zibaye nyinshi ewana baramufashe cyakoze umujura none ndumiwe hari kera SALONGO ataraza naho ubu ngubu noneho sha nta mujura ntawe nta nuzaboneka kabisa najyaga numva bamuvuga ariko noneho ndamwiboneye neza nta muntu mumbwiye ndabyiboneye kabisa. Nagiye kubona mbona imodoka imanutse ndajyana ku muhanda ntiriho inzuki imbere hanjye ubwo mbanyirukasi inyuma ariko ubwo amatsana ndimako mvuza n'induru ngeze hepfo ahantu mbona umuntu ayiberetse ahantu ngiye ko mu inzuki zize hari nyinshi ndatangara ndahikurikira nyikurikiye mbona hariho inzuki ndavuga ntibi n'ibikiko kuva n'aba n'ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi ngibi je numiwe so ukubeshya noneho ngo ni inzuki ngo zoherejwe na SALONGO witwa SALONGO ubwo mujura yari arimo mu modoka afitemo n'abakobwa babiri ngo yari yikubiyeho ubwo ibyo yabakoreshaga gusa byari ibyuki byiza umva ndakuvuga ngo biratangaje ko SALONGO n'ukuri niyo umuntu uzongera kwiba cyangwa se n'umuzongera kunyiba igare ahubwo bamenomero rwose nzanjyana n'abandi bagenzi banjye banyibye igare ndaribura ntaramenya aho babigaruriza finali sefi nta muntu uzongera kunyiba n'undi wese baziba ashakana muri SALONGO aho ari hose uzamusangaho rwose ni umuntu w'umugabo rwose agarura ibyabuze.
ikaze wakurikiranye Sayidimira TV nk'uko mumaze kubimenyera tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye inkuru zigiye zitandukanye nk'uko utangiye ikiganiro uri kureba video zabanje ndakiye kuri kwibaza se bimeze bite byagenze gute ibyo byose niyo mpamvu ndi hano ngera Diosa kugira ngo mbikubwire byose ko byagenze hanyuma aho uherereye hose ni wari mu Kigali no mu majyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'ubasara bwaryo no hanze igihugu ni utakora subscribe ndagusabye kujya kuri subscribe urayikinge usharinge kugira ngo ujye ubona n'ibiganiro byacu twakoze buri munsi ukore kuri ako kazogero kubona hejuru sibyo doctor nibyo babanza kuri subscribe twindoye yize hari inzogera ngo bakubitaho ngo bikavuze ariko kugenda ari mbikora benshi ntumva ntivuze ngo nkore kwinzogera nuko kaba kaforomye nk'akazogera nyine nka twatundi kwishura rero nzingira sona nakora nkona karizunguje hariya abantu bagenda banyibira aho ngaho nkabaha ama views nkabaha inzogera niyo mpamvu natwe agomba kubiduhereza kari akazogera nawe nibyo basaba kari akazogera ugakozeho bituma undi munsi nimwe ikiganiro baguhereza notification Okay. Rero nkuko twabibonye n'abandi batangiye iki kiganiro babonye amavideo yabanjemo hagati twabonye umuntu inzuki zateye intozi zateye n'inzuki zateye ku modoka tubona byacikanye bamwe ko bati imodoka niye ndakeka nyine ngo ngira ngo barabibona hariya ko yicaye hariya yatuje ni kuri rero bijya bigenda nkunda gukora ibintu bitandukanye byinshi nageze aho ngaho mwakora ikintu bakabifata nk'ibitangaza kandi muri gihe wari ibisanzwe kuko yakoze akantu gatoya bifata nk'ibitangaza byakomeye ariko giye wundi imyaka maze nkora ibi bintu barabibonye ndakora abantu bakigana nakoze ibintu byinshi njya mbibona ama YouTube muri iyi minsi asigaye aza yigana salongo ubwo ugasanga umuntu usumuvuzi arakora ibintu gisa n'ibya salongo genda gusa ugasanga umuntu ahubwo hariho n'abantu bajya banabayoberaho buriya da ugasanga umuntu arahamagaye ngo hamagaye umuganga kandi ahamagaye ikintu cyekiniraga filime zacu urumva rero jewe ntago mbikunda ariko bigaragaza ko ndakeka bigaragaza ko ibikorwa ukora byageze ku bantu benshi batandukanye kugira aho batangira kukwiyitirira no kukwigana kubyiyitirira ariko noneho hariho bimwe byayobya bamwe byayobya ari nabo njya mbwira ngo ntibakajye bayoba igihe babonye nakoze ikintu kuko uretse ko iki cyo ntabwo umuntu ushobora gupfa kukigana wenda akiganye yagenda kugikora nkacyo ariko kitari cyo kubundi inzuki kugira ngo zifate umuntu zimuzana n'imodoka wabona ko ziri mu kirere imodoka iri ku butaka izindi ziyifasheho urumva nk'umujura w'imodoka wagize amahirwe we yakinze ibirahuri zashobora kwinjiramo ngo zimurye bihagije ese kumbe nazo zanamuteruye zanamuzana ndakeka ko akimara kubona ko hari inzuki ziriho zimugendaho yatekereje ko hari igikorwa kibaye kidasanzwe hanyuma amaze kubibona kuko ngira ngo wenda zina salongo kuko yabikoze n'uburyo asanzwe abikoramo kuko zitangiye uko twamubazaga ku ruhande na kamera tutayiyegerejeho yatubwiye ko imodoka yahitiye umuntu ayo akaba arayimaranye nk'uko hafi ukwezi ibyumweru hafi 3-4 yabanje kubeshya ngo ayimaranye ibyumweru 2 ageze aho ngaho abona ko arafitemo inkumi abakobwa urabizi mu bikondera kuryoha kugira ngo bimubwanye akeza karigura sugera bimuryoheye gusohokana n'abakobwa bazi ko yayiguze umva gusubiza nyirayo imodoka ntibikunda kumbe nyirayo yayimuhaye yayimukodesheje igihe cyo yayimuhereye kirarangira kirangiye umuntu w'inshuti ye uwo mugabo dukunda no kuba turi kumwe kenshi uwo mugabo aranyemera ariko ubundi yaje kuvuga ko yajyaga pinga ntabizi mu mutima we aramubwira ati kuziranye na salongo nta kuntu nako yamubwira ati imodoka yanjye yabuze ntabwo yamubwiye ngo uziranye na salongo yamubwira ati imodoka yanjye yarabuze ya modoka ko umuntu umukomisiyoneri abantu barabizi ahantu hose hariya ku gasima nahe nyuma rero arangije araza arampamagara ati wavuze ko ugaruza ibintu wavuze ko ibintu bigaruka byibwe bimera bigenda bite nawe nimuteze umuntu inzuki none ndagira ngo nanjye binyereke noneho ikintu cyanteye umujinya nuko uwo mugabo nawe yabimbwiye asa naho ashidikanyaho ariko bareka mugerageze kandi sabizi ko uriya mugabo asanzwe avuga ko yemera ibikorwa byanjye akajya anabibwira n'abantu anabirata yaranagize niwanjye ariko noneho yemeraga ngo ibindi cyane kubera abantu benshi nyine baraho bagera bakavuga ngo ariko bya ntibashoboka kumva abantu barajyaho impaka cyane noneho nawe bituma rero bimwenteresa aravuga ati noneho ngize amahirwe inshuti yanjye ni boss wabo bajyaga bakodesha imodoka bakazibaha bakazikodesha aramutuma aramubwira ati genda umfashe nako aramubwira ati jewe ngiye kugaruza ya modoka nigaruka uzemera kuza kungerageza
kubera rero ko yageragezaga byatumye mbishyiraho imbaraga ari nayo mpamvu naje kuri te kugira ngo nirebere ukuntu zazanye uriya muntu ku modoka ziyizanye uriya muntu aho kugira ngo ayitware kubera inzuki zamuhumbagayeho zijyaho abura ubwenge arayiyobya agira ngo agenda yitsimba ahantu ashaka ukuntu yavamo ayisigaho kandi kuko twasanze yayihisha ahantu yayihisha ahantu yaciye umuhanda w'igitaka aragenda ayishyira ahantu muri gobyore yashaka kugira ngo avemo ayisigaho yigendere ndakeka X nawe kuri tekinike ari buze kugenda bibereka video ariko no kuvuga ngo gufata imodoka y'umuntu yayigutije se yayigukodesheje se ntabwo ari byiza kuyifata kugenda yimara no kwezi yarayibuze kandi wowe uyifite kandi amafaranga wamuhaye yarashizemo hari abantu benshi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo hari amakampani menshi afite imodoka zabo ahomba bagatwara imodoka y'umuntu akayambukana n'umupaka wamukodesheje cyakayijyana akirirwa yigendamo wamuha agatelefone akayikuraho ukagera aho ngaho ukiba ko imodoka yagurishijwe kandi wenda ataranayigurishije ahubwo yarakiryohamo ariko ko umuntu arushaho kuryoha mu kintu kitari iki ashobora no kucyifuza buriya yagira n'ibitekerezo byo kwiba ariko we yahakanye ko atarayibye niyo mpamvu agomba no korezwa n'ibihano ariko noneho ukwezi n'ikwisha azamwishyura amafaranga n'indishyi z'akababaro ariko n'uyu mugabo waje kungerageza nawe uyu mugabo nawe waje kungerageza nawe agomba kunyishyura amafaranga nubwo boss we numvaga batabyumva neza kuko boss wese yese undi bagenda reba wowe niba uri inshuti ya kanaka kuri mu cameraman yagize ikibazo wowe muziranye ukabunyemera ukamuzira mu kibazo wowe unyishyura ntabwo ugende bakana kuko ntabwo uri yagiye kuko twavuganye ntabwo rero namuteza ikibazo kubera yuko we nta cyo dufitanye wewe rero waje usanga niwe ngomba kureba cyane kumbe ubwo yakodesheje imodoka arangije arayitwara ayitiza nawe umuntu yakodesheje imodoka arangije kuyikodesha arayigumana akajya yiryohamo abonye abakobwa barimo bihishahisha ahagendanaga twaje kuganira nabo ku ruhande banze kuva mu modoka ariko hari aho byageze turaganira ibyo mutabonye kuri kamera batwemerera ko bari bazi ko ari iye umwe nanjye harimo n'umukobwa umwe wavuze tugiye rwose nzi ko ari iye uyu musore twiraswaga ntacyo byari bidutwaye twebwe twari twishimanye nawe ahubwo biradutangaje kubona inzuki zaduteye ukivuga gutyo ngo byabatangaje ko inzuki zabateye ase ubundi nanjye nakomeje no kugira ubwoba nanjye no kuzegera ariyo mpamvu tutabasha no gufata ikiganiro amashusho ngo akiri kuba nyete gufata amashusho ngo mfate n'iki kiganiro ubwoba bwawe bwanyishe kubera ziriya nzuki ntabwo ari kuzagararamo ubijera gute kugira ngo inzuki zifate umuntu wenyine umushaka apana bari ku ruhande nawe ubwawe zifate wowe wenyine ushaka ni ukuvuga ngo inzuki uburyo zikoramo yewe mfite inzuki ebyiri nyobora umwami w'inzuki rero iyo ushobora kumuyobora uhinduka umwami wazo izo nzuki ebyiri rero iyo maze kuzohereza nkazibwira ni mugende mushake izindi nzuki ziri ahantu ziri hariya mu myumbati nk'aha ngaha murimo kureba ziri hariya mu nsina inzuki ubundi zibaho zihova ubuki urumva inzuki zibaho ziri mu ndabyo noneho za zindi zigira communication inzuki zirakominikana cyane kugira ngo kano kazi nkamuriyore neza nshobore kukagira akazi gakomeye nuko ngomba nanjye gukora ubushakashatsi ku nzuki ubu n'intozi muzazibona mu minsi iri imbere zafasha umuntu uzazibona nanjye radiyo sa ndahari nzayibagezaho uzabibona n'intozi ubu ngubu ndazigaho kugira ngo ndebe uburyo zakurikirana umuntu zimufate zimwinjiremo ahantu hose zikurye bababaje nk'umuntu ubwo bwose ubugome nanone ko mbona ukiri umukobwa muto ugakura nk'umuntu amafaranga menshi nkaziguteza zikagenda zikajya nko mu ikariso zikakurya ubwo si ubugome ubwo ngubwo ubwo muri komenti batubwira niba hari umuntu waba warabuze ibyo ushaka kubigarurisha gutyo niba hari umukobwa yamumereye nabi nk'uko bivuze ni benshi ndabazi bamfasha ni benshi nagiye nkora ubushakashatsi uruhereko rwo munsi nandarugira ubwo ndumuranye imyaka amateleviziyo n'ama YouTube barabirambiwe babireba bifata buri muntu akenshi buri abantu mu ngo babona ibintu byabo umva kubera ko yaraje kwiba igitoki aragitema gitwara iwawe yaraje gukura imyumbati yawe arayitema ayiterura aho kugira ngo ayitware agira inyota ayizana iwawe azi ko azijyanye iwe ngaho nta kantu mba nakoze gakomeye urumva akinzuki nako karaje inzuki zikakugirira umujinya zikagira inyota yo kumva ko imodoka cyangwa se ikindi kintu cyangwa televiziyo yawe cyangwa igare zigomba guherekeza
bakazi kakuzana kwa nyiracyo no kuriya mugabo yayobye tukamusanga hariya ayitwaye muri gobyore inzuki zamuzunzaga yari yataye ubwenge yageze aho ngaho we aravuga atekanye shishanga ansohoke kandi ntabwo yasohokamo ngo zimukundire we yashatse kuzikina trike ngo aze gusohoka mu modoka yirukanke zo zisigare ku modoka kandi ntabwo zasigara ku modoka zigomba kumukurikirana zigomba gusiga imodoka aho ngaho zimwe zikayisigaraho izindi zikagukurikira kuko ni nk'abasirikare inzuki zirimo ibyiciro zifitemo abasirikare zifitemo abajenerali zifitemo abakaporari urumva zifite za kaporari zifite ba kapiteni zifite ba koporo urumva none se ubwo uba wafasha nk'ikiya cyo umuntu ukagishyira muri izo nzuki direct ukuvuga ngo jewe umuraje arambwira ati jewe ikintu wanjye wagitwa ikintu cyawe imodoka yawe irimo icyuya cyane imodoka yawe yari ifite ibimenyetso bifatika urumva imodoka yawe ifite plaque iyi urumva ye nkakurikira plaque natongera niba mfize umutongero ku modoka bunaka ku muntu iki kintu ntabwo ushobora kumva fenomeno yabyo buryo bikoramo inzuki zagenda zikurikirana ibya bimenyetso wampaye wowe wanyibira amakuru wanjye ikintu cyane n'amakuru even na polisi irimo gukurikirana suspectinga ikora suspect ku muntu irakubaza ngo wowe ngo ujya kwica umuntu byagenze bite nta muntu nishe ngo uba he mbanga muri uyu mudugudu saa 2 wari uri mu rugo saa 3 wari wageze mu rugo wanyu wataye nari natashye none ndumva no muntu utari wamwishe ko ayo masaha yapfiriye Kanombe yari munsi y'umuhanda w'ikibuga cy'indege ahangaha nawe wabonetse aya masaha nawe twaje gusanga ariho wari uhagaze the same time ni wowe uvuye ufite amaraso ku ntoki urumva ukuntu suspect igena nuko rero niyo umuntu ashaka ibimenyetso niba bagutwaye telefone yawe yingiye telefone yanjye je bakayintwara icyuya cyanjye ndakurikira icyuya cyawe aho giherereye telefone yanjye ifite nomero iyi yari irimo njye gihamagara abantu ibintu byinshi ndaza gusobanura ntabwo mwashobora no kubyumva mu bwonko bwanjye gusa mugomba kumenya nuko nawe ubibona inzuki nta mbabazi zigira yasohoka rero akibeshya akirukanka zari kumwirukaho zari gutuma abakaporare bazo bakagukurikira zikakudwinga wabonye ko zamutwinze no mu maso hari afite utuntu tudomagure yo ntahinguka kuko yashatse kuvamo tuhageze ngo yirukanka aho tugize aragaruka nibyo nanjye kubaza umukameramani yari atarahagera ko yaje nyuma hamagawe n'aba baturage urumva abaturage baramuhamagara arahitaza kugira ngo umukameramani wanjye aze bifate ariko hari byabanje kuba mbere urumva no kuvuga ngo rero ntukajye mukinisha bino bintu ngo muze kubyitiranya ibintu dukora tumaze imyaka myinshi tubikora ni ibintu numvikana n'umukiriya wanjye ukaza nkabigukorera cyangwa se waba utabishaka ukabyihorera icy'ingenzi nuko ndeba umukiriya wanjye ikindi cya kabiri nuko mugomba gucika ku bujura no guhemukirana kuko muhemukira abantu niko namwe batushobora kubahemukira niko uzabona ibimonyo biza niko uzabona inzuki zikuzaho niko uzabona n'inzukira igiti inzukira nazo zikuzaho kuko zose ziri hano hafi yawe kandi zose zifite ibyiciro by'abo basirikare nakubwiraga akaporari ba generali barimo uyuki hariya yo ruratuma zose zigomba kuba zirinze umwami wazo zirinze umwami wazo rero umwami wazo akarakara niba arakaye zirahaguruka zijye kumurwanirira kandi igihe ndisanyishije n'umwami wazo ubwo mpindutse umwami wazo ndaziyoboye niba ziyoboye ndazituma zigere zindwanirire zinzanire uriya muhungu wanjye ibyo kamera yanjye nari zinzanire uwampemukira sasa mbere akiza zikimuzana wabonye gute wabonye ko afite ubwo ari gushaka hari umuntu ubona ko byamurangiranye akemera icyaha vuba hari n'ukomeza kwihagarara uriya we ntabwo yihagazeho kuko yavugishije no kuri same imodoka ko yari yayikodesha ariko akayirenza igihe cyo bari bamuhaye akaba yemeye no kwishyura igihe rero yenyeje igihe winduka umujura niba ngutije telefone yanjye ukajya kwiyemera ku bantu nkaguha iminsi 2 wampaye icyo gihumbi ngo njye kukinywa byero ukayimara n'ukwezi cy'umweru uhindutse umujura ntabwo kiro iyi business muri gufa iyo minsi wayigumanye ariko yarabonye abandi bamaye amafaranga niyo mpamvu rero utagomba gukinira kuri business y'umuntu ugomba gukina kuri telefone ye cyangwa televiziyo ye mukiga kuri iyo zongeso ntabwo ni nziza sasa umwoherejeho inzuki ziraje ziramukuzaniye muravuganye niba muremeranyije nabyanze biranze reka tubone ko byemeye ibyo mwemeranyije byakunze izo nzuki zaza kongera kumuva gute ntuzibonye ukuntu ugiye kuzirukana zikagenda zisigaye ariko nyinshi zagiye gutunga inkoni yanjye hejuru hagira gutya zikagenda sasa aho ngo nashakaga kugera ku nkoni yanjye iyo ngize gutya nkayitegeka nkazibwira ntimugende kuko na already nabaye umwami wazo naziyoboye ndiwe ndaziyobora urumva zigomba guhita zigenda ariko ubundi ninde
ninde uretse ko abantu wenda mukunda guhakana mugapinga uretse nawe munyamakuru witwa Munyana radio sa niryo nkoresha radio sa Munyana ni gute nk'ubu ngubu ubona inzuki ziri hano hasi zigenda zituzengurukaho zikaba tuzitaruye tukaza ku ruhande ariko turi hada hirya babona ukuntu zitugendaho niwe ugeze ubona inzuki ku manywa y'ihanga none even n'abavumvu ntago bahakura inzuki ku manywa bazakura nijoro zitabona bagacana umuriro bagacana inyotsi ntabwo zarangiza zigatinya umuriro ukazikoramo ukavanamo ubuki ariko ku manywa tuzihagazemo tukuvuga ko giyewe ntabwo zinyobora uzagomye ko zaturiye mwese mwirukanse ariko giyewe ndazigendamo yarageze ubwoba ntabwo nari guhagarara ngizi zirageza ahantu hose ziratembera urumva ni ukuvuga ngo rero mujye muri kagupinga ngo ariko ngo inzuki ngo buriya ngo umuntu yazimenyeza n'umuvumvu reka mbabwire uvumva inzuki akazihakura uzasanga yambaye ga ku maboko uzasanga yambaye ibintu mu maso uzasanga yambaye amasogisi ntago wajya mu nzuki gutyo inzuki nta gasimba katakinishwa karakudwinga urubara rukakurya direct ariko reba umubiri wanjye ukomeza nazigiyemo nta hantu namwe zigeze rundoma ntago rushobora gutinyuka ntago rushobora kuntinyuka ngo rundome kuki wowe yarahise upinga izi sinzuki se ni editing se mujye mwitegeza abanyarwanda rero mujye mureba neza witegereze urebe ntabwo yari editing nta nubwo computer ibingibi yazanye inzuki zisa gutya uzibona n'amaso zizumiye ko ari inzuki ngo zihindure ahubwo uzabona abandi babyiganye bashaka ibintu byabo bigana babishyiremo byenda gusa nabyo ariko ntabwo ari biri uzabona nk'ibingibi nubona ibintu bisa n'ibingibi bagushuka wowe uzambwire nzagomba buriya umuntu upinga ikintu nuko aba ari no kwerekana ko byagenze aba barambabaza rero utabusya rero abwita ubumera wabaye niba ushaka salongo utabaye singa ukeneye sasa mu gihe nomero yanjye ubwo nayivuga 0787 16 muze kuyishyiraho hariya na X narabyumva araza kwishyiraho kugira muze kuyibona 0787 16 cyangwa 0783 77882 niyo nomero yanjye ufite ikibazo yangana upinga singa ukeneye ariko ukore subscribe kuri channel y'aba bantu ntacyo bitwaye kugira ngo itere imbere ntacyo bitwaye koza subscribe rwose izamuke cyane hari icyo bya bitwaye ukigenda iracyafite abantu bake ariko izazamuka ariko ni mpamvu yo kugenda ko tuzajya tuzana ibiganiro byinshi bitandukanye bazajya benjoyinga njya mbona hariho utuntu abantu bashyizeho twiza tukadushimisha murakoze cyane oya buretse gato ntabwo ndakurekura urimo ashaka kuncika iminota yarangiye ushaka kugenda nta kibazo niba atari ibanga nk'umuntu iyo umaze kumugarurira ikintu kiwe yabuze nishyuza nkangahe dogita niba atari ibanga kuko ari nk'umuntu uri kutureba yifuza se ubu ngewe ubwo bushobozi nabubona cyangwa ntabwo bivuga kuri kamera ibyo byo kumwishyuza ngomba kubanza akamenya ikibazo cye gihagaze gute nkagisuzuma gusuzuma ikibazo cy'umuntu ntabwo neza amafaranga 5000 ntabwo mpenda gusuzuma hari abantu bazi salongo ngo barahenda ngo buya consultation ya salongo ni 1,100 5,000 gusa jya urangeraho umvugisha ndaza nkwereka umurongo ubu bite n'ikibazo ushaka inyunganizi inama n'ibintu byinshi cyane byamfasha abantu bitandukanye ubuvuzi nabwo ndabufite ndavura indwara za nyabingi imyuka mibi ibyo byose ni ibintu salongo akora ntabwo nteza abantu inzuki gusa umugabo we yarakunaniye urumva yirirwa mu nzoga no mu businzi gusa ntabwo akita ku rugo rwe genda hari kugira ngo ibyo bibazo mbikemure ntabwo ari abibye gusa indwara zijyanye na gakondo ntabwo nzivura zose hari n'izo ntavura abandi bakakomerezaho hari imiti ntagira saro ntabwo rero njya kuvuga ngo mvura indwara zose nta muntu uvura indwara zose ariko urambaza ukambwira uti iyo ndwara yanjye urayishobora kubwira ndayishobora cyangwa sinishobora iyi ngiyi nta nubwo ari igenye ivura kubwiza ukuri kabwizwa ati genda hariya na hariya nta muntu rero uzagushuka ngo avure indwara zose zibaho indwara ni nyinshi hariya mu mutwe mwe wigira inama yo gusara urakoze dogita urakoze ko duhaye umwanya wawe tukaganira murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwashoboye kubyitaho kandi mukabigezaho abantu inkuru nziza zibashimisha nk'uko mwabyumviye iminota yagiye nifuza ko twakomeza kuganira ni byinshi twagombaga kuganira ariko ku bw'iminota mike cyane tuyishimira duhaye ubutaha niyo mpamvu nakubwiye ngo ukore kwako kazogera kugira ngo ikindi kiganiro tuzazana ujye ubasha kukireba kikugereho mu ba mbere njye na radiyo sa rero TV yari
Sadimira TV ukomeza kwa natwe ukore subscribe ukore like ukore share Sadimira TV nakagaruka ciao icyo nshaka kuvuga ni ko nihereye ijisho nahoraga mbyumva ariko nabuze atereka nze nzirebere kubera ko kenshi ntabwo nabyemeraga ibyo nabonye ngo nabonye umuntu wibye imodoka inzuki ziramushakisha ziramuzana yemera no kugarura ya modoka rero cyo ndigitangaza kimwe nabonye ikindi nakomerezaho sinibyo akora gusa aranavura ndetse uva ko wenda bamwe bagenda iyo mu Buhindi bagenda bashakisha abaganga bimwe bikabashikira bakanayana bakongera bakagaruka ariko hano bagakira simvuga ngo runaka na runaka ariko cyonzi hari benshi yagavura gute bakira rero mbere wari wanze kujya muri kamera wabyanze niki gitumye noneho wemera kujya kuri kamera ko tuvugira bo nuko nabyire nabibonye n'amaso nibonye n'amaso cyo gitangaza kimwe mbonye cyo cy'inzuki cy'umuntu wibye ariko inzuki zikamushakisha zikamuzana akemera ko ari wabikoze rero cyo ni ikintu cyabo n'ibindi ntabwo nabivuga byose ngo birondore ndetse wumiwe byakoreye ahubwo nagira ngo abandi bazaze nabihera ijisho bajya gupinga cyangwa nageza mbipinga none nihera ijisho nihera ijisho kumva njyewe n'abandi banyumva bashaka adresse irahari bazaza bihera ijisho rero kandi barebe n'ibikorwa arimo akora rero kumva ntakindi akongeraho wumiwe mbese ngiye nshaka kumbwira muri kano kanya nkawe wanze kutubwira kandi nta kibazo nabyo n'uburenganzira bwawe ariko wowe nkawe urumva umeze gute ufite ubwoba nta bwoba ikibazo ni bamwe bavuga ibintu badakora barya nibo ngewe numva ko napinga ariko umuntu ambwira ati dore rebere hano bigaragara atari kuvuga ngo nibijya turebe by'amafilme ati byarabaye ariko nyewe birahari ni umuntu wari ugenda ngo ufite adresse hakorera si ibintu rero byo gushakisha urakoze cyane ko bimwe kugana natwe byari ibintu bikomeye cyane kugira ngo uyu mugabo yemere kuza imbere ya kamera atuvugishe urakoze cyane cyane nawe ndabashimiye sawa rero reka nongere nkubwire ati kora subscribe ukore share ukande like gerageza nzaba ndi hano ku bwanyu na X nyuma ya kamera Imana ibane nawe muri byose ukora tubonane ubutaha mu kiganiro gikurikira